Ubushakashatsi buvuga ko umuntu wese uryamye arota, nubwo bamwe babyuka bakavuga ko batarose, nyamara ngo baba barose, ahubwo nuko baba babyibagiwe. Niyo mpamvu kuri uyu munsi Isheni TV yafashe umwanya ikagutegurira ubusobanuro bw'inzozi zigiye zitandukanye abantu bakunze kurota mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ese nawe hari inzozi ujya urota ariko ntumenye ubusobanuro bwazo? Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri iyi channel maze ukanadutiza umwanya wawe kugira ngo tukubwire ubusobanuro bw'inzozi dukunze kurota mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku mwanya wa mbere w'izi nzozi turahasanga kurota uvuza induru ijwi nirigende. Akenshi umuntu akunze kurota ari mu byago byatabaza ntihagire uwumva. Niba bimeze bityo, ugomba kureba niba mu minsi yashize naho wahuye n'ikibazo utari ufitiye ubushobozi bwo gukemura. Si no mu gihe cyashize gusa, ahubwo binashobora no kuba byarabaye mu bwana bwawe. Naho ku mwanya wa kabiri turahasanga kurota wabonye amafaranga. Ibi bijya bibaho cyane. Kurota amafaranga bisobanura ko urota amafaranga aba hari byinshi afite mu mutima ashaka kuzashira hanze, by'umwihariko ubukire. Izo nzozi kandi zigaragaza uko ateye, ibyo akunda n'ubushake bwo kumenyekanisha ibyo afite kugira ngo amenwe. Ku mwanya wa gatatu w'izi nzozi turahasanga inzozi zikunze kurotwa n'abantu benshi. Kurota urya. Kurota urya bigira ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ibyo waryaga. Iyo warose urya ibintu bikomeye nk'ibijumba n'imyumbati cyangwa bishariye nk'umuravumba, uba ugiye guhura n'ibibazo bitazakorohera. Naho iyo warose urya cyangwa unywa ibintu biryohereye, uba ugiye guhura n'ibintu byiza. Naho ku mwanya wa kane w'izi nzozi turahasanga kurota urimo kurwana n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Ese nawe ujya urota uri kurwana n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe? Kubona uhanganye n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe ukarota kwirukana cyangwa murimo kurwana, ngo bisobanura ko uba ugiye guhura no kuvangirwa. Iyo urose murwana ukamurusha imbaraga, ngo haba hari ibintu bigoye ugiye guhura nabyo ariko ukabitsinda. Iyo agutsinze ngo uba ugiye kuvangirwa iyo udafashe igihe cyo gusenga. Mu nyemerere kuri ubu busobanuro bw'inzozi zacu dukurikizeho umwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga kurota uhanuka. Ese ujya urota uhanuka? Izi nzozi zikunda kuboneka ku bantu bafite cyangwa benda guhura n'ibibazo bikomeye mu kazi bakora cyangwa se mu mibanire yabo n'abandi. Nibo bantu bakunze kurota zino nzozi. Naho ku mwanya wa gatandatu turahasanga kurota ukuka iryinyo. Amenyo ni ikimenyetso cy'icyizere n'imbaraga. Kurota ukuka amenyo rero bisobanura ko watangiye kwitakariza icyizere, ndetse ukaba urimo gutinya gukora ibintu bimwe na bimwe kuko ukeka ko utabifitiye ubushobozi. Niba urota wakutse amenyo, ubwo urimo kwitakariza icyizere. Ku mwanya wa karindwi w'izi nzozi turahasanga kurota wambaye ubusa mu ruhame. Izi nzozi zerekana intege nkeya. Zikaba zikunda kurotwa n'abantu bemeye cyangwa bifuza kuzamurwa mu ntera cyangwa kubona akazi gashya kazatuma babonwa na rubanda rwinshi. Naho ku mwanya wa munani tuhasanga kurota ukora ibizamini. Izi nzozi zikunda kurotwa n'abantu bahora bifuza gukora neza akazi kabo. Zikaba zibibutsa guhora biteguye no kutirara. Icyakora hari n'abavuga ko izi nzozi zigaragaza ko umuntu afite stress iterwa n'akazi. Nshuti z'akadasohoka z'Isheni TV, ese wari warota upfa? Kurota upfa. Abahanga mu nzozi bavuga ko izi nzozi zidasobanura gusa gupfa bisanzwe, ahubwo ko zerekana ko hari ibintu ugomba gushyiraho iherezo cyangwa guhindura nk'akazi, inshuti, ahahise h'umuntu n'ibindi, ahubwo agatangira ibintu bisha. Niba ujya urota wapfuye, nizere ko usobanukiwe ubusobanuro bw'inzozi zo gupfa. Ku mwanya wa nyuma munyemerere dusoreze ku kurota uhura n'icyamamare.
ese wari warota wahuye n'icyamamare? Izi nzozi zirotwa n'umuntu ufite inyota yo kumenya no kuvumbura ibintu bishyashya, zikamumenyesha ko afite impano zimwe n'iz'icyo cyamamare barose bahura. Niba ujya urota icyamamare, nizere ko nawe wumvise ubusobanuro bw'inzozi zawe. Mushimiye kuba wafashe umwanya wawe ukadukurikira. Inzozi zirotwa muri iyi si ni inzozi nyinshi cyane, wazirondora ntabwo umwanya waboneka, ariko wowe wifuza kumenya ubusobanuro bw'inzozi ukunze kurota, twandikire muri komenti izo nzozi kugira ngo ubutaha mu kiganiro cyacu gikurikira uzabashe kubona ubusobanuro bw'izo nzozi zawe. Ushimiye kuba wakanze subscribe, usaba gukanda share kugira ngo usangize n'inshuti zawe, gukanda like nabyo ni ingenzi. Iyi ni Isheni TV igutegura ibiganiro byinshi bigezweho. Jya ugutegurira iki kiganiro, nitwa Aime, ndagushimiye.